bareke bakwange, bareke bakuvuge, ihangane ibyo bibazo binyuremo. Urimo kwibaza uti ubukene mfite, ubushomeri, ibibazo bidashira bya buri kanya, gutsindwa buri munsi, uti kuki Imana ngewe niki nakoze? Ariko nyumva neza, Imana ni igitinda, izana ibintu mu gihe gikwiriye. Hari igihe ibyo wita gukererwa, Imana ari iri kunyuza imigisha yawe. Wowe icyo usabwa gusa ni kimwe, wowe komeza witonde, ukore biki ariko bikore neza. Erega menya ko umuntu wese ukomeye wigeze kumva cyangwa kubona yahuye n'ibikomeye kuruta ibyo wowe urimo gucamo uyu munsi. Mu buzima bwa buri munsi duhura n'ibibazo bitandukanye, ariko buri gitondo ni ikimenyetso ko dufite andi mahirwe yo guhaguruka twongera tugakora, ugatekereza neza, ugafata icyemezo cyiza gituma ejo hawe hazaba heza kurushaho. Buri muntu wese ukomeye wigeze kumva cyangwa kubona yahuye n'ibikomeye kurusha ibyo wowe waciyemo. Nawe wigeze agera kure atabanje kuribwa, gutsindwa, kwangwa cyangwa guteshwa agaciro, ariko icyabutandukanyije n'abandi ni iki? Ni ukudacika intege. Iyo wigiriye icyizere, isi yose ntiyabura kukumva. Iyo wemeye gusubira hasi ugatangira bundi bushya, ubushyizeho ikimenyetso cy'intsinzi. Gutsindwa si ikibazo rega, ikibazo ni ukureka inzozi zawe kuko wahuye n'imbogamizi. Ikibazo ni ukwemera ijwi ry'abantu bakubwira ngo ntabyo uzageraho, ubundi baguca intege nkande, nyamara nawe uza aho ushaka kugera ariko uri kumva amagambo yabo. Zirikanira ijambo, ntuzatume uko ibintu bimeze uyu munsi bigena uko ejo hazaba. Uko biri kose shyiramo umutima, ukore cyane, usenge cyane kandi wizere cyane. Wenda uri kwibaza impamvu bikigoye, impamvu ibintu bigenda buhoro, wenda wumva nk'aho igihe cyarenze, ko wakerewe. Ariko reka nkwibutse, nta gihe gitinda ku nzozi z'ukuri. Igihe cyose ukiriho, inzozi zawe ziracyafite amahirwe yo kuzaba impamo. Imana ntizigera itinda, izana ibintu mu gihe gikwiriye cya nyacyo. Bityo rero niba utarabigeraho ntibivuze ko byapfuye, bivuze gusa ko igihe kitaragera. Hari igihe ibyo wita gukererwa Imana ibibona nk'igihe cyo kukugira umuntu ukwiye gukorana n'indoto zawe. Hari ibyo ugomba kubanza kwiga, hari ibyo ugomba kubanza kumenya mbere y'uko ugezwaho ibyo wifuza. Abantu benshi batekereza ko kugira inzozi nini bisaba ibintu binini, nyamara ukuri nuko intambwe ntoya ufata buri munsi ari izagushyira aho ushaka kugera. Ubu ntucike intege kuko utarabona igisubizo cyihuse. Hari igihe umuntu atera intambwe ebyiri imbere gusa asubira inyuma h'intambwe imwe, ariko icyo gihe aba akiri imbere h'intambwe imwe. Wowe komeza witonde, ukore bike ariko bikore neza. Komeza uzinduke uhanganye n'ubuzima niyo byaba bigoye. Komeza uhitemo gukomeza aho abandi bahagarara, nubwo intambwe yaba ari ntoya ihindura byinshi. Ubu butumwa nibwo bugukwiye uyu munsi. Fata iyo ntambwe, tangira, komeza, ntuzareke, kuko burya intsinzi ntabwo iba kure, iba imbere yawe, igusaba gusa kudahagarara. Buri munsi abantu benshi bibwira ko hari icyo babura ngo baba bo bifuza kuba. Bibwira ko babura amafaranga, inkunga cyangwa izina rikomeye, ariko kuri nuko icy'ingenzi byose bituruka imbere muri wowe. Wowe ubwawe urahagije, ufite ubwenge, ufite imbaraga, ufite umutima udasanzwe. Icyo ushaka kugeraho si ibintu biri kure, biri mu bushake no kwiyemeza bifite inkomoko muri wowe. Iyumvamo agaciro kawe, wakira uko uri uko, uri uw'agaciro. Nubwo wahura n'ibikomeye, nubwo hari ubwo wumva wacitse intege, wowe urahagije. Urumuri rwawe rurakomeye, ruriteguye gusa ngo urucane. Menya ko hazabaho igihe wumva uri wenyine, nawe ugutega amatwi, nawe ugushyigikiye, ndetse n'abo witaga inshuti zawe bazaba batakikuvugisha. Ariko reka nkwibutse, nta nzira y'intsinzi idaca mu bwigunge. Buri muntu wese wagize icyo ageraho yabanje kunyura muri ibyo bihe. Yanyuze mu bihe byo kwigunga, mu bihe byo kwigira inama wenyine, mu bihe by'amasengesho atagira uvuga ngo amen, usibye we ubwe wenyine. Aho niho ukomera, aho niho wimenya, aho niho wubaka imbaraga zikomeye zo kwihangana. Niba wumva uri wenyine uyu munsi, ntutinye, Imana irakuzi kandi irakuzi kurusha uko wowe wiyizi. Intambwe uri gutera izagira umumaro, ibitekerezo uri gutekereza bizakugeza heza. Ntugacike intege, umunsi umwe uzasubiza amaso inyuma ushimire ko utaretse. Uzibuka ko igihe wumvaga uri wenyine aribwo wari urimo kubaka. Nubwo ejo hashize utahiriwe, uyu munsi ni umwanya mushya. Nubwo waba waracitse intege, wararize cyangwa waratakaje ibyiringiro, buri munsi Imana iguha impano nshya. Ntukirengagize agaciro k'uyu munsi. Nubwo waba udafite byinshi, hari icyo ushobora gukora uyu munsi gituma ejo hazaza haba heza. Hari umuntu ushobora kugufasha, hari intambwe ushobora gutera. Nta gikorwa na kimwe kiba gito igihe gifite intego. Uyu munsi ushobora kuba wo guhindura ubuzima bwawe. Ushobora kuba ari gutandukanya amateka yawe ya kera nayo ugiye kwandika uyu munsi. Ushobora kuba ari wo munsi wa mbere w'ubuzima bwawe bushya. Wifata nk'aho igihe cyarenze, wifata nk'aho amahirwe yabuze. Oya, uyu munsi ni amahirwe mashya. Uburyo utekereza kuri wowe, ku buzima bwawe, nibyo bituma ibyo ubona bibimamo. Nta kintu gisumba ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwawe nuko witwara mu buzima bwa buri munsi. Nubwo waba uri mu bihe bigoye, igitekerezo cyawe nicyo gifasha kuzamuka. Ibyo utekereza nibyo bigena icyo uzaba cyo. Niba ukomeza kubona ibibazo, nta kintu cyiza uzabona. Ariko niba utekereza ku bisubizo, utekereza ku mahirwe, utekereza ku
byiza nibwo uzabona inzira aho abandi babona inzitizi. Jya wibuka ko ufite ubushobozi bwo guhindura uko umunsi wawe umera, uko ukora n'uko utekereza. Ntabwo ari ukugira ibikoresho byinshi cyangwa kubona uburyo bworoshye bwo kugera ku nzozi zawe, ahubwo ni ukwitangira ubuzima bwawe bwose mu buryo bwiza no kuba umukire mu bitekerezo byiza. Erega ni kenshi abantu bazagufata uko utari, bazagufata nk'umuntu uhenze cyangwa ukize, cyangwa nk'umuntu utagira imbaraga, cyangwa nk'umuntu utabasha. Ariko wowe ubwawe ufite inshingano yo kwerekana uwo uriwe. Ntukemere ko abandi bagufata uko utari. Uramutse wemeye kuba icyo abandi babona ubuhenze, ibihe byose urimo, ibyiza byose wifitemo, ni wowe ubikoresha mu nzira ushaka. Ntukemera ko abandi babikugenera, kuko uzi neza ko iyo uri mu bihe bikomeye ari wowe ugira imbaraga zo kuzamuka. Ntukirengagize uwo uriwe. Ntukemere ko ubuzima bwawe butorwa n'uburyo abandi babibona. Aho uri uko umeze ni ikintu cy'agaciro. Uramutse wemeye uwo uriwe, nta kintu na kimwe cyazakubuza kugera ku nzozi zawe. Wibuke ko urugendo rwawe rusaba kuba umuntu ufite intego, ufite umutima ukunda gukora kandi ukora neza buri kintu mu gihe cyose. Nta kintu cyoroshye, ariko gukomeza nibyo biguha imbaraga. Isomo ry'ubuzima. Rwanda Event TV.